Shadibu ihangane, ndimo ndagusaba imbabazi ko ndi kuzisabira abahungu bose dutekereza ibyo bintu, wihangane. Abarimo baranyumva kirageze mu gisharinge akibona, tugusabye imbabazi we Shadibu, ntako bizongera. Abahungu biki genda bizi uko bakosoye pe. Wa Mungu ari ubusuri, stop myitware mibi, ingeso mbi abahungu. Wa Mungu ari hose hanuri, wowe nkurikiye. Iyo myitwarire turimo turagaragaza muri societe niyituma tugaragara nabi mu bantu, dukapfa byihuse, dukapfa imburagihe, ibyo byose. Okay, ni byiza ko warahisemo Ubumwe Media. Uyu muri kumwe ni Dr. Lumumba Mbasuze, aho muri wasajya atandukanye, haba mu ntara yewe ndetse no mu mujyi wa Kigali, yewe ndetse no ku muganura ndetse no muri Afrika. Icyo twababwira turabakunda cyane, twege twibanda mu muziki nyarwanda yewe no makuru n'imyidagaduro, ibiba birimo biravugwa ubugomba kubimenyera ku Bumwe Media. Uno munsi inje ndumwe na undi muntu turi kumwe, ariko ndagira ngo tuganire ku bimaze iminsi bivugwa. Ngewe nyiki byumva naratangaye ndibaza ati ese abahungu mwabaye iki? Ese abahungu mwari abakera cyangwa abahungu nabiki gihe? Ejo bundi sinzi ukuntu nari ndi mu kazi, nuko numva inkuru ingezeho, na mugenzi wanjye umunyamakuru wayimaye arambwira ati abahungu biki gihe nta mutima dufite, niki twabaye? Nuko iyo nkuru yamaye ndayifungura, maze kuyifungura mbona titiri ivuga ati Shadibu wamusambanyije, kandi ngo byakozwe n'umuhungu. Ngira amakenga ndibaza ese byagenze ute? Ndakomeza ndascrollinga ndazamuka, ngo ati Shadibu yatanze ikirego muri RIB yuko umuhungu witwe Mabure akunda kwita yaho cyamusambanyije. Byagenze ute? Ese ni gute ushobora gusambanya umuntu? Nuko inza kubona yuko Mabure yaje kumusura ari nimugoroba. Muri kumva neza icyo kintu? Yaje kumusura ari nimugoroba, akaza azanye inzoga nyinshi cyane pe. Nuko araza arakomanga, n'icyo gihe ngo yaje mu modoka ya Benz, araza arakomanga, araza Shadibu aramufungurira. Mu kumufungurira ko bari bamaze n'igihe batabonana, Shadibu mu byishimo byinshi cyane amuhora ambwira ati wawu nayi nkukumbuye, n'ukuri kw'Imana, n'amabizu menshi cyane iki n'iki. Arambwira ati karibu. Musore arinjira, azanye ibintu by'amayoga, araza arambika ku meza, baraganira. Mu kuganira umuhungu avuga ati nazanye ikintu cyo kunywa. Avuga ati byiza cyane. Bashyira ku meza, bazana amacupa, ako bazana ibyo kunyweramo. Nuko baratangira barasabana. No mu gusabana umuhungu witwe Mabure yarazi icyamuzanye. Shako yari yaravuze ati uno mukobwa ngo ni Shadibu, kumubona kumwataka kumujyujyuna ngo biragoye. Shako yari yarabibonye, araki niba plan A yanze reka nkoreshe plan B. Nuko iyo plan B irashoboka, arayikoresha pe. Ariko ikintu mvuga pe, twarahindutse, abaki bahindutse, abahungu. Wa Mungu ari hose hanuri, wowe nkurikiye. Iyo myitwarire turimo turagaragaza muri societe
niyituma tugaragara nabi mu bantu, dukapfa byihuse, dukapfa imburagihe. Ibyo byose aseka nkubwira wa Mungu, wasenze wakoze neza, wabura n'umukobwa basi mwumvikana ukamujya hejuru. Hejuru ndimo ndavuga ukirira pe, ukirira ironji nako niba ari pome. Twarahindutse pe. Shadibu ihangane, ndimo ndagusaba imbabazi ko ndi kuzisabira abahungu bose tutaya dutekereza ibyo bintu. Wihangane, abarimo baranyumva kirageze mu gisharinge akibona. Tugusabye imbabazi we Shadibu, ntako bizongera. Abahungu biki genda bizi yuko bakosoye pe. Wa Mungu ari ubusuri, stop myitware mibi, ingeso mbi. Ariko njye numva ati ingeso z'umuhungu cyangwa ari umukobwa ngo zipfa n'abapfuye, ibyo ntago inyabyemera. Izo ngeso ukora zigeraho zikarangira. None se reka nkwereke, nzi umuhungu pe yahereye ku myaka 15 yiba, ageza ku myaka 23 yiba, ariko ubu tuvugana ku myaka 35 yiwe ni umupapa, afite abana 3, afite umugore umwe. Za ngeso zo kwiba yaraziretse. Niyo mpamvu ibyo njye natabyemera ngo ingeso y'umuntu iki n'iki gipfa n'abapfuye, sinjya mbyemera. Ntasize mbaye urugero, umusore pe ni umupapa, abana 3 na n'umugore, kandi afite akazi kamuhemba gukweza kwa ahembwa neza. Ibintu by'ubujura yarabiretse. Wowe nukwege utabireka, njye ndabizi ko wabireka. Niyo mpamvu ngusabye imbabazi Shadibu, tazeti ntako bisongera. Nabo bantu bafite izo ngeso zimeze utyo barimo baradusebya, stop pe, ntimuzongere. Kandi ndabizi bajya vuga ngo atamatwi arimo rupfu niyumva, ariko abone waho bigeze abahungu na amatwi yacu na rupfu rurimo. Amatwi yacu arimo arumva neza. Niba mbabiye ati ntimuzongere, ndabizi uko batazongera. Wakabigapfa n'abapfu. Yavuga abajene b'iki gihe n'abamama iki bapi. Reka bamwe mbivuga yeba byambabaje kubona umusore yahindutse. Hari n'abahungu nzamvuga ibintu byose mbivanga. Hari n'abahungu nsigaye mbona barabaye batinganye. Cyari umusore nzi tuyano hakujya zagashyekero yabaye umutinganye pe. Niba ari uko akora kuri social media, niba ari ubujya bikora musinzi, ariko ngiye bitewe n'uko umubona imba mbona ari umutinganye pe. Hari ikiganiro undi yakoze cyane si ngombwa ko nyivuga, ariko ndabizi abarimo barabibonye yari kumwe n'umugore, sinjaka kuvuga izina giwe, barahangana bararwana. Umugore amugejeje ngiye gukubita nkwica muhungu nyine uburyo nyine bikorwamo nyine gutera akabariro nabyo abikora nyine abikora nyine mu bwa buryo nyine atarimo arabikora yambaye umwenda iki n'iki. Bahungu mugise naho mu binuza abatinganye, mwabaye iki? Wakoze ibyawe neza hari uwaguseka. Ariko icyo nababwira muhinduke. Inzabere cyane bagiye bahinduka, nzanye nababazanira kuri Ubumwe Media. Bagiye biba, bagiye basambana, bagiye bica, hose bagahinduka. Nawe unkurikiye ku Ubumwe Media ndabizi yuko wahinduka. Iyo ndimo ndakora ndavuga cyangwa ngeze ubu ngubu kubera Imana, kubera n'abantu bagiye batandukanye bagufata neza bitewe nawe nuko wabifasheho. Hashimira na boss tuvugana, nafite akazi ntabwo nabona byari nibyo kujya,
ntabwo nabona ibitunga umugore n'abana. Mfite abana 3 pe, nsababwira n'amazina yabo, umwe yitwa Eric, undi yitwa Ivan, undi yitwa Debora, madama akitwa Umwungeri Kevin. Kevin pe, nzabivuga nkumve yuko nyine natwe tuba turi abantu biha agaciro, tutameze nk'abo bantu bagenda bahima bravo bose. Ngashimira boss wanjye kwiza arameza pamwe yakifata ngaye agenda ubeho ndetse akanongeraho n'umushaka wongera. Ibyo byose rukweki kuyakwitwara neza. So abo bikora izo ngeso bahora bakuzi bakaguha kazi wapi? Cyo nababwira stop. Bino bintu nitukabyumve mu gihugu cyacu pe. Tuzaye tuvyumva muri bira bihugu bya Uganda, za Burundi, za DRC Congo, za kwa Gisekedi, ariko nibijya mu gihugu cyacu full stop. Tureke ibintu bibi byangiza igihugu cyacu, byangiza abantu, kuko bino bintu tuba turimo turakora iyo urubyiruko rw'ejo hazaza rwa future rurimo rabyumva rubavuga ati bino bintu barimo barakura, natwe dushobora kubikora nitugira icyo tuba. Ariko babikoze birangira bagiye mu bako atarayabo. Ariko ukoze ikintu cyiza ugashyira ku nkoranyambaga ukagikora neza pe, urubyiruko ruragikunda, ndetse we tukavuga ati every day iki ngiki cyo tugomba gukora. Icyo nababwira, ndabakunda cyane, urukundo mugena mutwereka natwe rutuma ari uko tugomba gukora, tugakora kandi ibintu mugomba kuvanamo inyungu, yewe n'ahantu mwavana ibitekerezo bizima. Turabakunda cyane. Dr. Lumumba, Astra Vista.